muraho. Mu mwaka yapfiriyemo 1961 ni nawo umuhanga France Omar Fanon yanditsemo igitabo cye cya nyuma maze akita Les Dents de la Terre. Muri chapitre yacyo ya kabiri La spontanéité, ses forces et ses faiblesses, yanditse amagambo matagatifu turaza kugenera igisekuru cy'abanyafrika mu kanya ndababwira. Yaranditse mu magambo twagoroye ati: rubyiruko, kugira umujinya, kugira ibikubara ndetse n'amarangamutima ntabwo ari byo bihiri ku butegetsi n'ababakandamije. Ubutegetsi bw'igitugu buhirikwa no kugira ikinyabupfura kidasanzwe kandi kigendanye n'ubugegera bwa politike. Kugira ubumenyi bwihariye bwa politike ntimuzabyibagirwe. Muzirinda amarangamutima ya giturumbuka ndetse no kwihwanyagura mwivumbura mu buryo bufutamye. Muzibuka ibyabaye ku rubyiruko rw'Abanyarigeria mu 1954 ubwo bihaga kwishora bya cyana ku butegetsi bw'abakandamizaga bw'Abafaransa. Babikoranye umujinya n'amarangamutima maze bararimburwa kugeza basobanukiwe ibi. Nuko babona gushinga umuyoboro n'umurongo ugororotse banyuze muri Front de la Libération Nationale, none ubu bari gukabaka insinzi. Erega impindura amatwara ntabwo ikorwa n'umujinya gusa, ikorwa no kwibumbabumba biginzi rimwe ndetse no guca kenge mu bya politique. Une révolution ne se fait pas avec la colère mais avec une maturité politique organisée. Ubwo abavuga urwongereza muzakenera gutendera ibirari by'iki gihunika amabanga muzasanga cyarasemuwe nka The Wretched of the Earth. Ariko muri muretse gato, dukeneye kwishyira no kwizana mu gihugu cyanjye. Kuki muri kutwica? Gufatana mu mashati hagati y'urubyiruko rw'abihanduza cumu n'ibisiribobo by'ibikwerere, abakambwe b'abanyapolitike n'amashyaka yaguguye byo kuzana urubobi ku butegetsi mu bihugu nka Tanzania, Cameroon, Mozambique, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria na Uganda birarimbanyije. Ahubwo n'ahandi hafi ya hose muri Afrika izo mpembe ebyiri ziracunganira ku jisho nk'imfubyi iri gusangirira ku mbehe imwe na mukase, umwe yikeka icyago cyamugwirira giturutse kuba bari guhuriza ibiganza ku ruriro rumwe. Nyamara nubwo urubyiruko rwiganjemo umubare ungana n'uburo buhuye bakagira ibibaraga, dore ko ngo bamwe baterura n'ibyuma amatuza akagera iriya, abandi nabo amacenga yabo mu bya mudasobwa na murandasi ubwiru bwabyo bakaburusha umutsobe gashamura karukangira shyamba iyo za Kinyambi. Ibyo ntibibuza ko abasaza bagendera ku kabando badigadiga y'umucuko nka Sekarama mu gisigwa intege nke z'ubusaza bakavuga rutava mu kanwa nk'ibitambambuga, ndetse kumenya n'ibijya mbere mu bihugu byabo bikabaguforesha nk'abahigi b'imbata mu mazi. Gusa byose ntibibabuza kwinyugushura mu bufindo, nuko urwo rubyiruko rugasigara rubaririza itandukaniro ry'amayeri ya politike nibyo kwihanyagurira kuri za TikTok, X, Facebook, WhatsApp n'ahandi. Ibyo rero bigatuma tugiye kurunguruka ahantu hapfuritse ikibazo kigira kiti: kuki urubyiruko rw'Abageni n'imbaraga zose bafite basa nkaho bananiwe kunyeganyeza ubutegetsi munsi y'ubutayu bwa Sahara? Dore nk'ubigiye cyose urubyiruko rw'Abanya-Uganda rwiraye mu mihanda rusanga muzeheti buhaburwa akomeye kurusha mbere. Muri Kenya nta muntu umwe wumvishaga ukuntu n'imbaraga zose urubyiruko rwari rufite rwashoye mu kwirenza ubutegetsi bwabo, ariko William Ruto aracyabategeka, ahubwo nibaryama umugonda josi na manda ya kabiri azayibakura mu myanya y'intoki nibashaka baziyahuri. Muri Cameroon ho umukambwe Paul Biya utazi neza n'ikinyejana turimo akomeje kwereka abo buzukuru be ukwiza ubusaza zikomera ukwazo. Muri Mozambique ishyaka Frelimo ryacakiye ubutegetsi mu mwaka umwe n'uw'Abanyavietnam bivuganiyeho Abanyamerika nyuma yo kubarimarima kugeza nyine mu 1975 ubwo babatsindaga uruhene. Ubwo muri uwo mwaka Frelimo nibwo yatsindiraga gutwazanya uburyarya Abanyamozambique, gusa inshuro zose urubyiruko rwaho rwikoze mu mitana bararubyigabyize runanirwa kwibwira abatanazi. Afrika y'Epfo ANC, muri Tanzania Chama cha Mapinduzi kiracyabacacarika, kandi rwose saho honyine kuko utereye akajisho munsi y'ubutayu bwa Sahara uzahasanga amashyaka y'inganzamarumba twaje imihini n'ibisongo rubanda, ku buryo urubyiruko niyo rwihaye gukopfora bararusisibiranya bigasigariraho. Ariko sedi, murumva nta manyanga ari muri ibi bintu? Amanyanga yo ntiyabura, kandi uko byagenda kose hari ibanga cyangwa amabanga abategetsi ba Afrika bakenyereyeho. Ibyo nibyo byatumye umusangirangendo Papa Dicastes yegura ikaramu maze yandika inyandiko y'isi intambara hagati y'impyisi n'intama muri politike ya Afrika, urubyiruko mu mikino ya cyana imbere y'abategetsi bacigatiye inkota z'amugi atatu. Muri inyandiko yamuritse amayeri karahabutaka abanyapolitike ba Afrika biganjemo abashimusa ubutegetsi bari gukoresha ngo bacinyize rubanda n'urubyiruko rushaka kubakiniraho mabigibigi. Ayo ngo akaba ari miri hatsa yandi ari ryo quid pro quo ryo kubashukisha uduhenda abana turaza kubabwira maze bakabumbabumba iminwa bavugisha induru. Ahandi henshi ngo symbolic cooptation yo gutambika abakobwa b'ibishongore mu myanya runaka no kubamurika nk'imitako babicengejemo n'imikino y'urukozasoni, maze urubyiruko rudatana n'irari rugahita ruturwo rwari rwambaye inzogera ikirenga. Ahandi ngo militarization politics, igisirikare kigirwa nk'igisura cyoroshe hejuru y'ubutegetsi ku buryo ushatse gukora hose gihita kimubaba. Umusangirangendo akomeza asobokora amayeri menshi nk'uko turayagarukaho abihwanisha no kumena uduhago twa politike dupfundikiyeho ingoma nyinshi za Afrika, nuko akerekana imivuna 198 ya Professor Gini yo kunyurwamo n'urwo rubyiruko niba koko rushaka gukanda hababaza bakambwe n'ibikwerere bibageze ku muce. Aha hakabamo niyo bera riziranengera maze imyaka irenga 2000 rivumbuwe n'umunyamibare Umugereki Archimede, iryo rikitwa Fulcrum. Umuntu wese ushaka kubandagaza ubutegetsi cyane cyane urubyiruko agomba kubwoga runono akamenya Fulcrum yabwo. Umunsi urubyiruko na rubanda rwo munsi y'ubutayu bwa Sahara bazavumburira Fulcrum y'ubutegetsi bwabo, iryo rizabiherezo ku bategetsi bigize ba mwanga mwabo.
none se ubwo iby'imibare ya Archimedes bihura n'iyo mikino ya politike? Icyo kibazo n'ibindi byaka amazi ntimubitindeho kuko iki kiganiro kirarangira bisubijwe, ahubwo nge nitwa Jean Dodier Karinijabo. Amafufu n'amafaranga bidufibika abanyafurika mwe. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Kugira ngo iyi nkuru tuyumve bizira kujijinganya, ni mufate za mubazi maze tuyitangirire ku mibare yoroshye. Ejo bundi mu 2024 raporo y'umuryango w'abibumbye yitwa World Population Data Sheet yemeje ko nibura umugabane wa Afurika utuwe na miliyari 1 na miliyoni 500 n'imisago. Ni mu gihe raporo y'ikigo Population Reference Bureau hamwe n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika wemeje ko nibura 75% muri abo bantu ari urubyiruko rubarirwa munsi y'imyaka 35. Ibyo nitubishyira muri mubazi turasanga muri miliyari na miliyoni 500 zituye Afurika, nibura miliyari 1 na miliyoni 125 ari abanyafurika bari munsi y'imyaka 35. Umugabane wa Afurika ufite ibihugu 54. Muri ibi bihugu byose nta muperezida n'umwe nibura uri mu rungano rw'uriya mubare wa 75% by'abatuye Afurika. Uwabashije guca nk'amabere ni perezida wa Burkina Faso kuri ubu, Kapiteni Ibrahim Traoré ufite imyaka 37. Amenya ariyo mpamvu koko yamamaye nk'igiti cy'umuravumba, kuko nyine 75% by'abatuye Afurika bamwibonamo nk'urungano. Oya, ibyo tubireke maze dusubire mu 2024 ku itariki ya 9 z'ukwa gatandatu k'uwo mwaka. Ikinyamakuru Deutsche Welle cy'Abadage n'umunyamakuru wacyo Okele Ngutijinazo bifashishije amaperereza y'umuryango w'abibumbye n'Afurika yunze ubumwe na za ambasade z'abanyamerika, maze bemeza ko muri 75% by'urubyiruko rutuye Afurika nibura 60% bose bari gushaka uburyo bwose bahunguye umugabane wa Afurika. Ahubwo sibo bonyine, n'abakuru kugeza no kubagendera ku kabando ngo barashaka guhunguye umugabane di. Nta muntu umuturanye uziwirirwa kinira imikino ya green card kandi ubona ashaje. Urwo rubyiruko rero niruramuka rugiye, Afurika izasigara yambaye ubusa. Nyamara mbere y'uko urwo rubyiruko rutekereza kugenda, birashoboka ko hari ibintu bibiri rufite mu mitwe yarwo. Icya mbere, tuzagenda tumaze gusekurana n'aba basaza batuyobora. Icya kabiri, niba kugenda byanze, ubwo tugomba kuguma hano maze tugahangana kugeza dushizemo umwuka. None ni ikihe kibazo urubyiruko rwa Afurika rufitanye n'abategetsi babo? Kubera iki bafitanye icyo kibazo? Ibyo biratujyana mu mujyi wa Cape Town uherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Afurika y'Epfo. Muze tujyayo kuko hari umuntu wabashe kudusobanurira ibintu bibiri bishobora kutugeza ku bisubizo byose dukeneye. Dr. Joseph Olusegun Adebayo ni umwe abanyafurika basobanukiwe byinshi kuri politike ya Afurika. Uyu munyanigeria ukora nk'umushakashatsi muri kaminuza ya Cape Town niwe munyafurika wa mbere wabashe gusobanura no kuvumbura ko muri Afurika ubu hari gukinwa politike yitwa gerontocracy. Iyo yisobanuye mu nyandiko yasohoye mu kigo cy'ubushakashatsi cya kaminuza ya Cape Town akorera cyitwa National Research Foundation. Ubushakashatsi yabwise gerontocracy in African Politics, Youth and the Quest for Political Participation. Yavuze ko gerontocracy ari ubwoko bwa politika bakambwe cyangwa bashesha kanguhe ari bo baba bari gufata imyanzuro. Kuba umuntu ufata imyanzuro mu bitandukanye no kuba umuyobozi cyangwa umunyapolitike, kuko ushobora no kuba umuyobozi ariko udafata imyanzuro. Dore nk'ubu byagutangaza kuba umuntu ari minisitiri nyamara ufata imyanzuro muri ministeri ayobora ari umuntu uri munsi. Ibi rero uyu muhanga yabiciye akarongo k'umukara. Dr. Adebayo Olusegun
yemeje ko ikibazo cya gerontocracy iri muri Afurika atari ukuyoborwa n'abasaza gusa, kuko no ku yindi migabane n'atandukaniro rinini ririmo, ahubwo ngo abo muri Afurika bafata imyanzuro n'ingamba batitaye ku bindi bisekuru bibari inyuma, ndetse imyanzuro yose bafashe ikaba ariyo kureba inyungu zabo, kubahiriza amahame, imigenzo na kirazira zo mu kibariro cyabo, ariko nyamara ntibite ku mpinduka z'ibihe n'ihindagurika rikomeye ry'ubuzima. Urugero rw'ikimenya bose warubona mu gihugu giherereye mu kigobe cya Guinea ho mu burengerazuba bwa Afurika. Muri Kameruni aha hari gerontocracy yihariye ukwayo, ku buryo Perezida Paul Biya afite imyaka iri gusatira 100, noneho abaminisitiri be hafi ya bose n'abandi bayobozi bakaba nibura uwo bita umwana muri bo afite imyaka 70. Nari ngiye kuvuga 70%. Mu buryo buri wese rero yahita yumva ibitekerezo y'imyanzuro yo kumenya aho baganisha igihugu byose birashaje kurusha Bibiliya. Iyi Kameruni turaza kuyigarukaho, ariko uzengurutse no mu bindi bihugu byose bya Afurika mu ngero nkeya nka Uganda, abafata imyanzuro bose babarirwa hagati y'imyaka 70 na 80. Muri Guinea Equatoriale ni imyaka 80, muri Repubulika ya Kongo kwa Denis Sassou Nguesso, muri Eritrea, muri Zimbabwe, muri Cote d'Ivoire na za Djibouti, urutonde rurerure rugakomeza, hose ikita rusange ni imyaka iri hejuru ya 60. Iki kibazo rero gitera amakimbirane kabutindi muri politike bita intergeneration bias. Umuhanga Robert Neil Bata wanabaye inkomarume mu gushinga ikigo cy'igihugu gishinzwe abashesha kanguhe muri Leta Zunze za Amerika, National Institute on Aging, mu 1969, nyuma yo kumarana imyaka n'abantu bakuze, yaje kuvumbura ko imitekerereze yabo, imigirire, imico, imigenzo byose biba bigamije gucinyiza ibisekuru by'abakiri bato, babashinja kutagira ubunararibonye no kubindakoreka, kuko ibyo baba bakora byose biba bihabanye n'ibyo bo bakora. Ahereye kuri teori y'inyigamibanire y'abantu, sociology, nkuko yari yaramuritswe na Karl Manem mu 1928 akayita generation theory, uriya muhanga Robert Neil Bata yanzuye ko abantu bakuze ku bwiganze iyo babaye bafata myanzuro ngo bitera ibyo yise mu buvuzi ageism. Iri ni ivangura rishingiye ku bisekuru cyangwa imyaka. Ibi rero ngo nibyo byaje kuva mu buvuzi bijyanwa muri politike, byitwa intergeneration bias, iri ku mungu mugabane wa Afurika, aho abasaza bihariye imbaraga muri politike bagakomeza gukinira sinabyaye kubabyiruka, ariko bakabikora mu mayeri n'ababikorerwa batabasha no kumenya ibiri kubabaho. Aha rero niho tugiye kwinjirira mu mabanga kabutindi buhoro buhoro, mu kilatini bita poco a poco modus. Ndagusaba ko buhoro buhoro ijambo kurindi uri bwigengesere nk'utwaye amagi, ariko kagera ku kikuraje ishinga. Mureka dusubire inyuma cyane mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu. Umuntu umwe yagize ati, ubukene n'ubutindi birimbura ubunyangamugayo mu muntu, bikamusunikira kugira umujinya n'uburakari cyangwa no gupfukamira uwo atagapfukamiye. Umugabo ufite igifu kirimo ubusa birangira umutima we witekeyemo ubukundamugayo, urugomo n'umunabi. Poverty destroys virtue and pushes a person toward anger. Ubukene busenya ubunyangamugayo cyangwa ubumuntu, ndetse busunikira umuntu mu mujinya. Uko niko mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu, iyo muri Atene mu Bugereki na Macedonia, umuhanga Aristote yasize byanditse mu mizingo y'igitabo Politics, cyanabaye inkomarume ya science politique. Ibi bintu muri kubyumva neza? Cyangwa duhinira urutoki kuri Bahitireri? Iboni ho mu burengerazuba bw'Ubudage niho hari ikicaro cy'ikinyamakuru cyihariye ukwacyo mu itohoza Deutsche Welle. Mu bakozi babo arimo umuswahilikazi Elizabeth Shaw, uyatekereza ko kimwe mu bintu bituma urubyiruko rwa Afurika rurya karungu ari ubushomeri. Kora cyane unige kugira ngo uzabone akazi keza. Ibyo nibyo ababyeyi bacu batubwiraga tukiri bato, nyamara no kubona akazi biragoye cyane ku rubyiruko rwa Afurika. None ibintu bitangiye gusobanuka rero. Ikitarasobanuka ni gute abategetsi ba Afurika bashobora kuba bakoresha ikarita yo guhoza urubyiruko yewe n'abandi mu icuraburindi ry'ubukene kugira ngo babayobore nta ukopfora, ndetse n'abakopfoye ngo barigaragambya bagahita bongera kubakubita akanyafu k'ubutindi bagaceceka ibyifuzo n'amashagaga bari bafite. Buriya hari ikintu muri politike cyitwa political instrumentalization of poverty. Iyi ni politike yo gukoresha ubukene nk'intwaro yo kurasa mu cyico cy'abayoborwa, bigakorwa n'abayobozi b'abagome kugira ngo nyine rubanda batarya bagahaga, maze ngo bakajya kubarengerwaho babasaba kurekura ubutegetsi cyangwa bakabavundira mu bundi buryo. Aha rero ngucura amayeri yo guhoza rubanda mu bukene, ariko ukagerageza kumenya ko babonye udufaranga duke two gutuma baramuka, bagakomeza kugukeza no kukubera imbata, ukazabayobora kugeza izuba rizima. Mu myaka 2016 kuzamura, hari umunyamateka wibaje ikibazo gikomeye kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika, maze aranagisubiza, isi yose ihita yifata mu maso. Kuki Afurika ikennye n'ingamba zose zo kuyikura mu bukene zikaba zinanirana? Umunyamateka w'Umudage Dr. Felicitas Becker wigisha muri kaminuza ya Ghent mu Bubiligi, ahubwo yanigisha imyaka 6 muri Cambridge University mu Bwongereza. Uyu mwihanduza cumukazi yaje hano muri Afurika ndetse nakambika hano hirya muri Tanzania, ahamara igihe ari kuvugutira umuti kiriya kibazo twavugaga, maze mu 2019 ahava ajya mu icapiro rya kaminuza ya Cambridge kwasorera igitabo yise za politike z'ubukene, The Politics of Poverty. Ku mpapuro za 280 kugeza ku rwa 311 niho yanditse umwanzuro w'ibyo yavumbuye byose. Ati,
Mu by'ukuri muri Afurika nta bukene bwakahabaye kuko bafite ibyangombwa byose nkenerwa byabageza ku bukire. Gusa byaragaragaye ko ubukene bwo muri Afurika ari ikiza gihimbano cy'abantu. Ntidushidikanya ko ubukene bukoreshwa n'impande nyinshi z'abanyembaraga kugira ngo bakomeze kugera ku ntego zabo. Abanyapolitike bigira nyoni nyinshi bagaragaza ko barajwe ishinga no kurandura ubukene, ariko imiyoborere mibi yabo ibasunikira gukoresha ubukene nk'igikoresho cya politike, bigatuma ubukene bukomeza kugaba amashami hirya no hino. Politike zo kurwanya ubukene ntabwo zizagerwaho nihatarandurwa umuco wo kubukoresha nk'intwaro. Yemwe mureke mbabwire, nubwo ayo magambo nta kindi twarenzaho, ariko yemeza ko nubona abanyapolitike badukanye politike zitwa zo kurwanya ubukene ngo sibyo baba barimo, ahubwo baba bari gukora ikintu cyitwa clientelisme, aho umunyapolitike yadukana ibintu nko kubakira abatishoboye, kubaha ibiribwa, gushyiraho za gahunda zo gufasha abahinzi, inguzanyo ku byiciro runaka by'abantu n'ibindi, ngo agambiriye ko ibyo azabikoresha nk'iturufu yo kubatwaza igitugu, kuko ngo nyuma yo kubakorera ibyo rubanda bamuha ibisingizo bakamurata ibigwi, noneho byaba byegereje amatora hakagaragazwa twadukorwa runaka nk'iminyago ngo yagezeho. Ibanga n'ubugome rero rubanda batamenya ngo nuko nyuma yo kubagenera inkunga runaka haba harashyizweho n'uburyo bw'amayeri bw'ukuntu ayo mafaranga azongera kugaruzwa mu cyayenge. Iyo rero ikaba impamvu Dr Becker atanga avuga nk'ikimenyetso gituma na gahunda z'abanyapolitike zo kurandura ubukene zitabyara umusaruro, kuko rubanda barahabwa maze bagahita banamburwa. Muri rusange rero ibi bihwanisha ubushomeri, ubukene no kubura mikoro yo mu nguni zose ari mu rubyiruko, kuko rwo rwibasirwa cyane ndetse rugacungirwa hafi ku buryo ubushomeri buri mu rubyiruko rwo muri Afurika bwabarwa mu nkuru yihariye, ariko ihita inatwemeza ibyo twavugaga by'uko abanyapolitike bavuga ko bari kurandura ubukene cyangwa ubushomeri, ariko mu by'ukuri babeshya, ahubwo bari mu bindi. Muri kwibuka cya gihugu twahereyeho kirimo genontocracy, ndi kuvuga Cameroon. Iyo winjiye mu nyubako ya Palais de l'Unité, bikaba ibiro bya Perezida Mzee Paul Biya, ukamubaza uko ubushomeri bumereye urubyiruko rwe, akubwira ko ubushomeri asa nkaho yaburanduye bya burundu mu gihugu cye, kuko abashinzwe statistike ze bamubwira ko urubyiruko rwe rudafite akazi ari 6.23%. Ubwo bikaba byasobanura ko ushatse wahita wemera ko umusaza ari gukora ibitangaza Yezu yasize adakoze. Umuntu wese wakumviye inkuru afite igihorihori gikora neza yabikeka amababa, kuko hari indi nkuru ihabanye cyane nabyo. Uramutse usomye inyandiko Empowering Youth for a Brighter Future in Cameroon y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe impunzi IOM, wahita uvuga uti oh my god, nibyo da, kuko banditsemo ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 35 muri Cameroon 39.3% byabo abo ngo bamanjiriwe n'ubushomeri, mu gihe abasigaye 69.7% bafite akazi muri bo, ngo 90% muri bo bafite akazi ka fake, mbega katababeshejeho ariko ntikanabice, ariko ngo bakaba batanizeye ko ejo bagasubiraho. Mu yandi magambo bafite akazi kari mu manegeka. Ikintu kibabaje cyane nuko 23% by'urubyiruko rwaminuje ngo kubona aho bakora niyo kaba ari akarimo k'amaboko barahebye. Muri rusange ubwo twavuga ko urubyiruko rungana n'10% ari bo bonyine muri Cameroon bakwicara bakavuga ko bahagaze bwuma ku bijyanye n'umurimo. Ubwo rero ibyo leta ya Cameroon n'ikigo cyabo kibarurisha imibare bavuga bya 6.23% bikaba byashidikanywaho. Mu nyandiko ya raporo y'inama y'113 mpuzamahanga y'umuryango ushinzwe umurimo ku isi International Labour Organization, nk'uko muyibona, banditsemo ko ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rwo muri Uganda ari ingorabahizi, kuko mu gace bise Promotion of Youth Employment bavuze ko 41.1% by'urubyiruko ari abashomeri, mu gihe leta ya Uganda yo itagira isoni zo kwemeza uko ubushomeri mu rubyiruko buri ku muvuduko wa 4.46%. Muri Kenya bakemeza ko biri ku muvuduko wa 11.1%, mu gihe ikigo gishinzwe barusha imibare mu Rwanda National Institute of Statistics of Rwanda kivuga ko ari 15.4% mu 2025. Muri Tanzania ho ngo ni 11.5% gukomeza. Iby'imibare byo ntibiducira imyenda, dore ko ishobora kongerwa cyangwa ikagabanywa n'abantu runaka kubera imbaraga n'impamvu runaka. Icyo twebwe tureba ni ukumenya ngo urebye mu mudugudu dutuyemo ubona nibura umuntu uri hagati y'imyaka 23 na 35 ushobora kuba yabona ubushobozi bwo gushinga urugo ari nkande cyangwa ari nk'abangaye kwijana. Ibindi byo umenya byaba kuyoboza impumyi. Ikibazo cy'ubukene nuko bukoreshwa n'abanyapolitike mwihangana barimo n'urubyiruko, umenya cyo cyumvikanye. Ikitumvikanye nakwirindi banga tutaravugaho, politike yo guheza rubanda mu bujiji. Ese wari uzi ko impamvu uburezi budatera imbere mu bihugu byinshi bya Afurika bidaturuka ku barimu babaswa cyangwa abanyeshuri babaswa? Hari ikindi kintu mukwiye kumenya kigambiriye gutuma ababyiruka badatyara mu mutwe ngo babashe gutekereza byihuse, gusobanukirwa ibijya mbere mu miryango migari babarizwamo, no kuba bamenya imikorere y'inzego kugeza no kukubaza inshingano abategetsi. Guha ubumenyi nk'ubwo rubanda rero abanyapolitike henshi muri Afurika babifata nko kwitemera bitaka, kuko babazi ko ubutegetsi bwabo buteretse hejuru y'ikinyoma, kandi buriya ashaka kubeshya umuntu wize neza biragora mwa abantu. Hari abagabo batatu ngiye kubabwira uko byagenda kose barabemeza ibyo ndi kubabwira. Muri siyanse nyigamibanire ya muntu ndetse na politike ari ikintu cyavumbuwe mu 1970 cyitwa symbolic violence.
uyu ni umuvuno wa politiki ugambiriye guheza abantu mu bujiji kugira ngo ubone uko bayoboza inkoni y'icyuma. Umufaransa uri muri batanu bageze mu bushorishori bw'imibanire y'abantu sociology, bwana Pierre Bourdieu niwe wahimbye injyana mu 1970 we na mucuti we Jean-Claude Passeron. Ni mu gitabo bise Éléments pour une théorie du système d'enseignement, babyita la violence symbolique, kandi bemeza ko igikoresho cya mbere cyifashishwa kugira ngo rubanda bayoborwe kubera ubujiji bashyizwemo ngo ari amashuri. Amashuri ngo agirwa amahuriro yo kuyobya intekerezo aho kuba ibigo byo kwigisha ubumenyi ngirakamaro. Muri la violence symbolique ngo rubanda bafata igitugu nk'ibintu kamere, kandi ngo ni ibintu bikwiye ndetse bitagomba kubacira umwenda kuko ntacyo babihinduraho. Impamvu ngo baba batekereza gutya nuko nta bushobozi bwo kwisobanurira ibintu biri kubabaho, kuko nyine nta bumenyi bafite cyangwa barahawe bwatuma babasha gutekereza. Ubundi bimeze nka kwa kundi muganga atera ikinya umurwayi maze umubiri ugahita ugwabira bagatangira kumubaga kanuye ariko atumva ibiri kumukorerwaho. Iyi la violence symbolique ihura hafi 100% n'umuvuna abanyaburayi bakoresheje ubwo bakoreraga abanyafrika ubucakara, kuko babanzaga kubigisha ko ubucakara ari ikintu karemano ndetse kinanditse muri Bibiliya ko hahirwa ubabazwa, ko hahirwa umukene n'ibindi byinshi nge na Papa Dicastes tutahita twita guhirwa. Niba gukena no kujyanwa mu bucakara ari uguhirwa, yewe ibyo birakanyagwa kandi ntimuzampeho. Nuko rero nyuma y'intambara ya mbere y'isi nibwo Carter G. Woodson wanataziriwe umubyeyi w'amateka ya Afrika, father of black history, yahishuye ko burya bwose hari ikintu abazungu baturushije bakanadukorera ku buryo aricyo cyatumye badushobora bakadukoloniza ndetse bakatujyana bunyago. Icyo ni ikintu yise miseducation. Nuko araterura ati, my fellow Negroes, this is a system where the education itself is designed to produce obedience, dependence and mental submission. Ubwo yaragize ati, bavandimwe banjye birabura, uru ni urusobe rwaho uburezi bugengwa kugira ngo bubyare kubaha, gutega amaboko ndetse no kugamburuka k'ubwonko. Yewe ibyo nabyo mureke twe kubitindaho kuko birasobanutse. Ahubwo abasomyi batarambirwa muzabishakire mu gitabo cye cyo mu 1933 cyitwa The Miseducation of the Negro. Ubwo tutararengaho nkabibutsa ko inzira yonyine yo gusimbuka uyu mutego arimo no gusoma tugacurira, nubwo ibyo kugira ibyo umenya hari n'abanyapolitike babiguhora bakubaza icyo ugambiriye mu gukora ibyo badakunda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari
Nyagatare ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0784728286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Mureke mbabwira indi nkuru iryoshye nasomye mu myaka myinshi ishize. Hari umugabo wanditse igitabo akita 1984 1984. Iki ni kimwe mu bitabo bihambaye byanditswe mu kinyejana cya 20. Umwongereza Eric Arthur wamenyekanye nka George Orwell ubwo yandikaga iki gitabo mu 1949 yavuze ko ari kuvuga ibihugu bitatu yise Oceania, Eurasia na East Asia. Ibyo rero ngo bikayoborwa n'abanyagitugu kabombo. Gusa ngo Oceania ikaba kandare kubirusha iyobowe n'igiharamagara Big Brother. Yemeje ko mu bihe bigiye kuza hazabaho igihugu nk'icyo gituwe n'imiryango migari ibumbiye mu cyo yise dystopia. Ubundi mu buryo bw'ubuvanganzo bw'imyandikire, dystopia ni igihe umwanditsi yandika yaremye igihugu gihimbano ariko icyo gihugu kikaba gicura imivu, imiborogo, akarengane n'ibindi. Muri iyi dystopia George Orwell yise Oceania yavuze ko igiye kuzabaho ahantu runaka ku isi ngo rubanda rukazaba ruhurijwe mu cyitwa igishyaka party. Icyo gishyaka ngo kikaba kigenzura ibintu bine. Ngo kizaba kigenzura ibyo rubanda bavuga, kizaba kigenzura ibyo rubanda batekereza, kizaba kigenzura amateka yabo, icyanyuma ngo kizaba kigenzura amarangamutima yabo, kandi ngo kizaba gikoresha icyo yise telescreen, aho ngo muri buri santimetero azaba ari ifoto ya Big Brother yanditseho ngo Big Brother is watching you. Big Brother ari kukureba. Mu gice cya kabiri chapitre ya 9 yanditsemo ibintu mwazasoma mukumirwa. Ngo muri iyo dystopia iyo mpugu izaba igendera ku mategeko n'ibyivugo bitatu biteye ubwoba, ari byo war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Ni nko kuvuga ko intambara azaba ariyo mahoro, ibyo twita ubwisanzure bigahinduka ubucakara, noneho ubugoryi bugahinduka imbaraga cyangwa ibigango. Kubijyanye no kuba ubugoryi buzahinduka imbaraga yaranditse ati the less people know, the easier they are to rule. If the population is ignorant, the party remains strong. Uko abantu barushaho kutamenya cyangwa kutajijuka niko byoroha kubayobora. Niba rubanda ari ibihwinini, igishyaka kizakomeza kugira imbaraga. Ngayo nguko uko George Orwell yabihanuye mu 1949. Uyu munsi imyaka irenga 70 irashize, ariko ibyo yahanuye wabisanga hirya no hino muri Afrika. Mureke nituze kwizimba amagambo kuri ingingo y'ubukene n'ibura ry'akazi kuko hari n'ibindi mukanya turasuzuma. Gusa nitwagenda tudapfundikiye. Iyo urubyiruko rwakeneshejwe ku bushake abahagambiriwe kugera ku nyungu za politike zitwa political economy of dependence. Umwe mu bahanga ku ngingo y'ubukungu na politike yabwo nabajije iki kintu, ariko nihifuze ko izina rye rijyanwa kuri Wambonye yanyoherereje ubutumwa bufututse kandi twakuramo ubuhamya. Yaragize ati high unemployment forces Gen Z to rely on state-linked contracts or political connections for survival. This creates what political theorists call a compliance economy where poverty becomes a tool of control. Aho yageragezaga kumbwira ko ubushomeri bwinshi busunikira urubyiruko gushyira icyizere cyose cy'ubuzima bwabwo ku masezerano afitwemo akaboko na leta. Mu yandi magambo, icyizere cyabo cyose baba bagishingiye ku tuzi twa leta cyangwa rukagishingira kuri connection zihuzwa n'abanyapolitike kugira ngo rurebe ko rwaramuka. Ibi rero birema iby'abacuzi baza politike bita compliance economy. Mu mahame y'ubukungu ibi bisobanuye igihe ubukungu babugendera ku mirongo ntayigayizwa yashyizweho ariko idashingiye ku musaruro cyangwa ubushobozi. Urugero, kugira ngo ubone akazi ntibisabe ko ufite impamyabumenyi runaka, ahubwo hagashyirwaho amategeko avuga ko uzajya utanga abantu batatu bagutangira ubuhamya ko ushoboye, wizewe kandi wumvira. Urundi rugero, kongera ibiciro no kubimanura ntibishingirwe ku musaruro ahubwo bigashingirwa ku myanzuro y'inama yenda y'abashinga amategeko. Mu buryo bwa politike rero ashyirwaho uburyo aho uhabwa akazi agomba kuba agaragaza ko ashyigikiye ishyaka runaka, atanga imisanzu kandi akaba yemera nk'umwami n'umukiza umuyobozi runaka, ahagahabwa akazi, agakora business cyangwa agahabwa andi mahirwe abyara inyungu. Birumvikana ko ukora ibinyuranyije n'ibyo niyo waba arakuye impamyabumenyi kuzimu cyangwa mu ijuru, ibyo byawe bikureba. Uyu mutego urubyiruko rugwamo kuko indi miryango yose iba yarafunzwe maze bakabateza bwa bukene muri ya mayeri twabonye, ubwo bagasigarana umuryango umwe wo kubona ubuzima ari wo kurambarara hasi, bakaramya, bagasenga kandi bagahimbaza. Niyo mpamvu uriya mujojoba bukungu yasoje ambwira ko iyo bigezaho ngo ubukungu buhinduka igikoresho cyo kuyobora. Dukomeze. Ikitumvikanye nakwirindi banga tutaravugaho, politike yo guheza rubanda mu bujiji. Ese wari uzi ko impamvu uburezi budatera imbere mu bihugu byinshi bya Afurika bidaturuka ku barimu babaswa cyangwa abanyeshuri babaswa? Hari ikindi kintu mukwiye kumenya kigambiriye gutuma ababyiruka badatyara mu mutwe ngo babashe gutekereza byihuse, gusobanukirwa ibijya mbere mu miryango migari babarizwamo no kuba bamenya imikorere y'inzego kugeza no kukubaza inshingano abategetsi. Guha ubumenyi nk'ubwo rubanda rero, abanyapolitike henshi muri Afurika babifata nko kwitemera bitaka kuko baba bazi ko ubutegetsi bwabo buteretse hejuru y'ikinyoma, kandi buriya ashaka kubeshya umuntu wize neza biragora mwa abantu. Hari abagabo batatu ngiye kubabwira, uko byagenda kose barabemeza ibyo ndi kubabwira. Muri siyanse nyigamibanire ya muntu ndetse na politike ari ikintu cyavumbuwe mu 1970 cyitwa symbolic violence.
uyu ni umuvuno wa politiki ugambiriye guheza abantu mu bujiji kugira ngo ubone uko bayoboza inkoni y'icyuma. Umufaransa uri muri batanu bageze mu bushorishori bw'imibanire y'abantu sociology, bwana Pierre Bourdieu niwe wahimbye injyana mu 1970 we na mucuti we Jean Claude Passeron. Ni mu gitabo bise Éléments pour une théorie du système d'enseignement, babyita la violence symbolique, kandi bemeza ko igikoresho cya mbere cyifashishwa kugira ngo rubanda bayoborwe kubera ubujiji bashyizwemo ngo ari amashuri. Amashuri ngo agirwa amahuriro yo kuyobya intekerezo aho kuba ibigo byo kwigisha ubumenyi ngirakamaro. Muri la violence symbolique ngo rubanda bafata igitugu nk'ibintu kamere, kandi ngo ni ibintu bikwiye ndetse bitagomba kubacira umwenda kuko ntacyo babihinduraho. Impamvu ngo baba batekereza gutya nuko nta bushobozi bwo kwisobanurira ibintu biri kubabaho, kuko nyine nta bumenyi bafite cyangwa barahawe bwatuma babasha gutekereza. Ubundi bimeze nka kwa kundi muganga atera ikinya umurwayi maze umubiri ugahita ugwabira bagatangira kumubaga kanuye ariko atumva ibiri kumukorerwaho. Iyi la violence symbolique ihura hafi 100% n'umuvuna abanyaburayi bakoresheje ubwo bakoreraga abanyafrika ubucakara, kuko babanzaga kubigisha ko ubucakara ari ikintu karemano ndetse kinanditse muri Bibiliya ko hahirwa ubabazwa, ko hahirwa umukene n'ibindi byinshi nge na Papa Dicastes tutahita twita guhirwa. Niba gukena no kujyanwa mu bucakara ari uguhirwa, yewe ibyo birakanyagwa kandi ntimuzampeho. Nuko rero nyuma y'intambara ya mbere y'isi nibwo Carter G. Woodson wanataziriwe umubyeyi w'amateka ya Afrika, father of black history, yahishuye ko burya bwose hari ikintu abazungu baturushije bakanadukorera ku buryo aricyo cyatumye badushobora bakadukoroniza ndetse bakatujyana bunyago. Icyo ni ikintu yise miseducation. Nuko araterura ati, my fellow Negroes, this is a system where the education itself is designed to produce obedience, dependence and mental submission. Ubwo yaragize ati, bavandimwe banjye birabura, uru ni urusobe rw'aho uburezi bugengwa kugira ngo bubyare kubaha, gutega amaboko ndetse no kugamburuka k'ubwonko. Yewe ibyo nabyo mureke twe kubitindaho kuko birasobanutse. Ahubwo abasomyi batarambirwa muzabishakire mu gitabo cye cyo mu 1933 cyitwa The Miseducation of the Negro. Ubwo tutararengaho nkabibutsa ko inzira yonyine yo gusimbuka uyu mutego harimo no gusoma tugacurira, nubwo ibyo kugira ibyo umenya hari n'abanyapolitike babiguhora bakubaza icyo ugambiriye mu gukora ibyo badakunda. Ubwo tuvuze ibyo mureke mbabwira indi nkuru iryoshye nasomye mu myaka myinshi ishize. Hari umugabo wanditse igitabo akita 1984 1984. Iki ni kimwe mu bitabo bihambaye byanditswe mu kinyejana cya 20. Umwongereza Eric Arthur wamenyekanye nka George Orwell ubwo yandikaga iki gitabo mu 1949 yavuze ko ari kuvuga ibihugu bitatu yise Oceania, Eurasia na East Asia. Ibyo rero ngo bikayoborwa n'abanyagitugu kabombo. Gusa ngo Oceania ikaba kandare kubirusha iyobowe n'igiharamagara Big Brother. Yemeje ko mu bihe bigiye kuza hazabaho igihugu nk'icyo gituwe n'imiryango migari ibumbiye mu cyo yise dystopia. Ubundi mu buryo bw'ubuvanganzo bw'imyandikire, dystopia ni igihe umwanditsi yandika yaremye igihugu gihimbano ariko icyo gihugu kikaba gicura imivu, imiborogo, akarengane n'ibindi. Muri iyi dystopia George Orwell yise Oceania yavuze ko igiye kuzabaho ahantu runaka ku isi ngo rubanda rukazaba ruhurijwe mu cyitwa igishyaka party. Icyo gishyaka ngo kikaba kigenzura ibintu bine. Ngo kizaba kigenzura ibyo rubanda bavuga, kizaba kigenzura ibyo rubanda batekereza, kizaba kigenzura amateka yabo, icyanyuma ngo kizaba kigenzura amarangamutima yabo, kandi ngo kizaba gikoresha icyo yise telescreen, aho ngo muri buri santimetero azaba hari ifoto ya Big Brother yanditseho ngo Big Brother is watching you. Big Brother ari kukureba. Mu gice cya kabiri chapitre ya 9 yanditsemo ibintu mwazasoma mukumirwa. Ngo muri iyo dystopia iyo mpugu izaba igendera ku mategeko n'ibyivugo bitatu biteye ubwoba, ari byo war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Ni nko kuvuga ko intambara azaba ariyo mahoro, ibyo twita ubwisanzure bigahinduka ubucakara, noneho ubugoryi bugahinduka imbaraga cyangwa ibigango. Kubijyanye no kuba ubugoryi buzahinduka imbaraga yaranditse ati, the less people know, the easier they are to rule. If the population is ignorant, the party remains strong. Uko abantu barushaho kutamenya cyangwa kutajijuka niko byoroha kubayobora. Niba rubanda ari ibihwinini, igishyaka kizakomeza kugira imbaraga. Ngayo nguko uko George Orwell yabihanuye mu 1949. Uyu munsi imyaka irenga 70 irashize, ariko ibyo yahanuye wabisanga hirya no hino muri Afrika. Mureke nituze kwizimba amagambo kuri ingingo y'ubukene n'ibura ry'akazi kuko hari n'ibindi mukanye turasuzuma. Gusa nitwagenda tudapfundikiye. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye,
kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kubera ko wowe ukigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego, hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba, mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru, mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etage ya mbere. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda. Dukomeze. Muri Afrika kandi kugira ngo urubyiruko barukande barubuza amajyo n'amaza ndetse n'urugerageza kwitera hejuru bafate baceke hasi, abanyapolitike b'ibigugu kuri ubu bari gukoresha ikarita ihumbahumba izindi yitwa kanwa k'imbunda. Ibi ntitubyitiranye no gufata igisirikare ukakijyana mu muhanda maze kigatangatanga cyangwa ukakijyana ku kurwanira intambara. Oya, aha turavuga gukoresha amayeri adasanzwe y'igisirikare nk'umuvuno wa politike. Ibi biragoye kubisobanura ariko birashoboka. Mu bihe by'ubuhangange bw'Abaromani no kugira ku gasongero kabwo hakoreshejwe amaturufu menshi, ariko iriduta yandi ryabaye gukoresha igisirikare mu kwivuna abanzi bose bari bagambiriye kwitambika ubwami bw'Abaromani. Nubwo kuzamuka mu buhangange k'ubwami bw'Abaromani byatewe n'igisirikare, nyamara no guhirima kwabwo byatewe no kwivanga muri politike kw'igisirikare. Nko muri 476 ubwo igice cy'uburengerazuba cya Roma n'umwami w'abami wa Roma Romulus Augustulus batsindwaga n'Abagermanic gukomeza mu 453 ubwo igice cya Roma cyari gisigaye cyo mu burasirazuba, iyo za Constantinople kikitwa Byzantine Empire, nacyo cyasenywaga n'Abatax. Byose byatewe n'itsinda ry'ingabo ryitwa Praetorian Guard. Asobanura uko byagenze ku rupapuro rwa 317 rw'igitabo The Emperors of Rome, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Roosevelt Professor David Potter mu 2014 yavuze ko bari aba Praetorian Guards zari ingabo za Roma zishinzwe kurinda ubwami n'umwami, kurinda ingoma no gukora ubutasi. Nyamara kubera gutona no kugira ijambo kurusha izindi ngabo zose, ngo batangiye kujya bivanga muri politike, bakagena abajya mu myanya, bagatanga ibitekerezo n'imyanzuro, byatumye kubiye byagiye bisimburana bibagirwa inshingano zabo zo kurinda ubusugire bw'umwami n'ingoma, maze bituma ubwami burimbuka. Aho rero niho havuye teori ya politike yamamaye ikitwa Praetorianism. Ubu ni uburyo bwa politike bwo kwimura imbago z'igisirikare zikava mu nshingano zo kurinda ubusugire, imipaka n'amahoro by'igihugu, ahubwo bakajya kurinda inyungu bwite z'abanyapolitike kandi bagakoreshwa mu mirimo ya politike, aho batsikamira imbaraga za gisivile nk'uko neza bari abagadi babikoze muri Roma. Ibi rero bikorwa muri politike rusange yitwa militarization of politics, aho nyine ibikorwa byose bya gisivile bigirwamo uruhare n'igisirikare kugera naho igihugu cyose n'abagituye baba batakigendera ku mabwiriza n'imibereho rusange, ahubwo bameze nk'abasirikare bose musururu moja, itegeko rikaba itegeko, ibihano no gukemura ibibazo byose bigakorwa nk'uko mu bigo bya gisirikare babigira. Ibyo se bigahuriraho n'ingingo y'urubyiruko yatuzinduye. Nk'uko buri wese yabyumva, iyo igisirikare cyagizwe nyamugenda mubi imbere muri politike, ibyo bigendana no guhoza ijisho kuri rubanda hakoreshejwe ubutasi. Ibi bituma urubyiruko rwose rufite ibitekerezo byo kubaza impamvu hari ibitagenda ruhita rusakabakwa. Ikindi kuko haba hari gukoreshwa ya tekinike ya miseducation, igisirikare gifasha kumenya neza niba nta n'umwe muri bo icengeza amatwara ritari kugeraho. Ibyo rero bigahuhurwa igihe noneho urubyiruko rwabirambiwe, inzara n'ubukene bibatumaho, noneho bakirara mu mihanda.
cya gisirikare cyangwa igipolisi cyamaze kugirwa ibikoresho bya politike gihita gihabwa amabwiriza yo kujya guhagarika abasaba uburenganzira bwabo. Ibyo bigakorwa mu bugome bw'ubwicanyi, gushimuta, kurigisa no guhemukira urubyiruko, maze byose bikarangiriraho. Mbere yuko birangiriraho ariko hari nubwo badakoresha tekinike yo kwica urubyiruko rwinshi, kuko buriya abanyapolitike ntibifuza kwica abaturage. Ntabwo bifuza kwica abaturage kuko abaturage baba ari ibishoro byabo, nibo batanga imisoro, nibo babakomera amashyi, gukomeza n'ibindi. Rero amahitamo yo kubicaza ari aya nyuma, ahubwo mu gutatanya urubyiruko ruri kwibumbira hamwe ngo rufate mu gakana abanyapolitike bababaza icyo babamariye, habanza gukoreshwa ikintu kizwi cyane nka co-optation. Aha rero uzabyumva mu bihugu byinshi ngo hariho za sendika n'amahuriro y'urubyiruko. Aho rero batoranyamo abo babona bakanyakanya, asigaye bagakoreshwa mu kuyobya intekerezo z'abandi. Abahanga muri siyanse politike bemeza ko ashyirwaho n'imyanya yitwa symbolic cooptation. Aho inshuro nyinshi atoranywa abakobwa b'ibishongore bagahagararira urubyiruko cyangwa bagashyirwa mu myanya ikomeye nk'ubuvugizi, abanyamabanga, za protokole za ministeri. Ibyo byose kugira ngo urubyiruko nirujya nko kubaza muri ministeri runaka ruti kuki mutuzuza inshingano, hasohoka umukobwa, umugore cyangwa undi watoranyijwe azi kuvuga yigaragura, nyamara atazi n'ingingo y'ibyo avuga gusa kuko urubyiruko ruba rubona ari mugenzi wabo kandi ateye ubwuzu. Ako kanya iyobya bitekerezo rikaba rikoze umurimo w'ingenzi. Abaramukanye kubaza ibitagenda bakarara batera ibiparu no kwibaza ku bwiza bw'abo bakobwa. Ibyo nabyo bikarugeza ku byitwa amakuru asangizwa kuri murandasi, kuko byamenywe n'abanyapolitike ko urubyiruko rwatwawe uruhu n'uruhande n'imbuga nkoranyambaga, bituma badukana umuvuno wo kubahata ibihuha by'amakuru na za pranka zirirwa zisimburana kandi zigaca. Iki ni ikintu bita inzira z'amategeko zo guhirika ubutegetsi. Mu miyoborere n'amategeko ibi byitwa institutional inertia. Urugero, kugira ngo perezida yeguzwe, yirukanwe cyangwa atererwe icyizere, hari inzira zagenwe binyuramo, harimo ibirego byo gutatira itegeko nshinga no kugambanira igihugu. Ibyo rero hari ubwo biba bihari yewe binazwi, ariko icyo gihe amategeko akaba avuga ko inteko ishinga amategeko ku bwiganze igomba gutora ibyemeza kandi ikamutera icyizere akeguzwa. Aho rero abategetsi baba barashimuse inteko zishinga amategeko n'izindi nzego, bagapakiramo ibisambo bigenzi byabo, noneho bose bagatora bavuga ko uwo muntu w'abandi ubugwaneza bwe, ubunyangamugayo n'ubupfura bamuziho butagereranywa rwose. Ubwo rero bakaba bazimangatanyije ibimenyetso. Nko muri Kenya, urubyiruko rwasabye kenshi ko William Ruto atererwa icyizere, ariko biranga. Ubundi buryo institutional inertia ikorwamo ni nk'igihe haba habaye amatora, abaturage bakavumbura ko perezida yibye amatora, ko atatsinze, ko yenda hari undi bari bahanganye wibwe, nk'uko muri Mozambique biheruka guca igikuba. Aho rero urukiko rw'ikirenga ruritabazwa ngo rutange umwanzuro wa nyuma. Ese ubwo igikurikiraho nimucyumvara? Yewe mureke bitadutinze. Icyo nkunda kubona rero nuko abantu batamirije ibigofero nka bya bindi njya mbona abagore batamiriza, bahita bakubita inyundo ati runaka yatsinze bidasubirwaho. Ubwo rero urubyiruko rwasakuzaga, iyo rwongeye bararufata bagahondagura barubaza impamvu urukiko rw'ikirenga rwemeza ibintu ugashaka kubivuguruza. Ibya politike ya Afurika ni igitangaza badi. Injyana nk'iyo ni ishobora gutuma ishyaka cyangwa umuyobozi ayobora ibinyacumi akiyongeza ibindi, maze wamubaza akakubwira ati wa muntu uranshakaho amahane, ngewe rubanda barantora binyuze mu mategeko. N'ikibazo cyaba urukiko rw'ikirenga rweme, ni ikihe kibazo ku rukiko rw'ikirenga rwanemeje ko ari ngewe watsinze by'igitangaza? Tugufasha iki? Dore nibagiwe no kukumenyesha ko hano tugendera ku mashyaka menshi, niyamamazanyije nayo kandi narayanikiriye izuba riva. Aho tuwashinga umuhati tunibaza ikibazo kigira kiti ko mu bihugu hafi ya byose bya Afurika ndetse n'ibitari bya Afurika haba amatora kandi akitabirwa, amatora harimo amashyaka menshi, kuki twumva mu bihugu bimwe ishyaka rimwe rikomeza kwanikira ayandi? Ese ubwo nta kanyuzo kaba kabirimo? Kubona abanditsi bizewe bandika cyangwa bacukumbura ingingo nk'izi ni imwe mu ngingo ikomeye wagira mu gihe ukora ubucukumbuzi nk'ubu. Gusa ntiwabuririza nubwo bisaba igiciro cy'igihe kinini n'imbaraga zihariye ukwazo. Urucantege rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika, Opposition Weakness in Africa. Uwo ni umutwe wa volume ya 20 page 108 kugeza ku 121 ya article yasohotse muri journal yitwa Journal of Democracy. Dr. Nicholas van der Waal yigisha ubutegetsi muri Cornell University iherereye muri New York, aho Professor Liz Lackner we yigisha ibya politike muri kaminuza ya Bergen yo muri Norvege. Abo nibo babashije kugera ku gasongero k'amabanga akomeye, nuko natwe tuboneraho. Muri iyi article yabo nabo bemejwe ibya politike ya Afurika ari akandari. Nakandari kuko bavuze ko mu bihugu hafi ya byose ari politiki igendera ku byitwa demokarasi ndetse n'ikimenyimenyi, ngo hari ubwisanzure bw'amashyaka menshi bikitwa multiparty. Aha rwose ngo hashingwa amashyaka menshi, buri ryose rifite uburenganzira bwo kwiyamamaza, gushyiraho umukandida ndetse na rubanda bakemererwa kujya mu ishyaka bashaka. Ibyo ngo byanditswe ku bipapuro biriho ibyitwa amategeko nshinga y'ibihugu. Nubwo bemeze bityo, Lackner na Van der Waal bavuga ko ugiye kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryabyo usanga ari agahomamunwa gusa. Nagahomamunwa kuko ngo haba ari ishyaka rimwe rukumbi bo bise dominant party, iri ngo rikaba nk'inzovu ikandagira utundi tunyamaswa duto twitwa amashyaka, ndetse ngo hari nubwo dominant party zishinga andi mashyaka mato mato akorera mu kwaha kwayo. Ibyo ngo bigakorwa gusa kugira ngo bahome amaso isi yose ko nyine ubwisanzure bw'amashyaka menshi ari igifute mu gihugu. Bemeje ko iyo ari nk'umukandida cyangwa ishyaka rigaragaje imbaraga, iryo ngo bararitsikamira kugeza rishizemo akuka.
ahandi abakandida bigenga bafite akagufu abo bakaba banakubitwa inshyi nyinshi cyane, ubwo ibyo kubura ubuzima no kubafunga bikaba atari ingero twataho umwanya. Ikibabaje cyane nuko na rubanda baba batemerewe guhirahira bajya mu yandi mashyaka gutangamo imisanzu, ibitekerezo n'ibindi, kuko mu magambo asobanutse ayo yandi ntago aba ari amashyaka, ahubwo aba ari imitako yo kujijisha abategera ibwami, dore ko bahishwa byinshi. Ibi rero birangira habayeho icyitwa igitugu cyemewe n'amategeko, legal authoritarianism. Kugira ngo iyi legal authoritarianism ishinga imizi neza, bisaba ko hashakwa uburyo bwa nyuma bwo gukura urubyiruko mu kibuga kugira ngo batazabogama, bigakorwa mu byo twakwita iharabika no kunyega urubyiruko barubaza icyo rushoboye cyangwa icyo rumariye igihugu. Professor Nick Cheesman yigisha demokarasi muri kaminuza ya Birmingham mu Bwongereza. Mugenzi we Associate Professor Brian Paul Class we yigisha politike muri kaminuza ya London College. Mu 2018 bahuje ubumenyi bwa politike maze batumurikira igitabo kizira inenge. Bati ni gute wakwiba amatora? How to rig an election. Uko niko igitabo cyabo bakise. Babanje kwemeza ko muri Afrika ibyitwa demokarasi biri kugira udubi, babyita Africa Democracy Under Recession. Imwe mu mpamvu batanze ituma abategetsi benshi bariganya kugeza basaziye ku butegetsi ndetse bakabyiga urubyiruko ngo harimo ikintu bise liberation era legitimacy politics. Ngo abategetsi benshi ba Afrika iyo bakumira urubyiruko batanga impamvu yo kubabaza icyo bamariye ubutegetsi. Bati twebwe twarwaniye igihugu basha, iki gihugu twakimeneye amaraso, iki gihugu twarakibohoye, iki gihugu twakijije ku bwigenge. Nanjye ntimwaramaze. Rwose mwaramaze niba kubohora igihugu ari ukukibohora ngo mwongere mu kinige. Ibyo kandi si ibitekerezo bwite kuko bihuriweho n'imbaga y'abanyafrika. Ahubwo ntihagire ubona iki gitabo azasome chapitre yacyo ya mbere yitwa Invisible Rigging, How to Steal an Election Without Getting Caught. Nta kabuza uzumvamo abanyanga akorerwa abanyafrika. Rero aho tugeze nimureke twibaza ikibazo tunagisubize ubundi ducyure. Niba ayo mayeri yose abanyapolitike bayakoresha ngo bacinyize urubyiruko, nicyo urubyiruko n'abanyafrika twakora ngo tuyoborwe n'abategetsi beza, none haba bibo twabakura ku butegetsi gute ko bisa nkaho batangatanze inguni zose nkuko twabinyuzemo. Muri rusange amabanga yo guhirika ubutegetsi ahenshi afatwa nko kugambanira ubutegetsi. Niyo mpamvu turavuga tugamije kwihugura mu bya politike kandi tugakoresha inyandiko zitahagaritswe n'igihugu cyari cyo cyose. Nk'ubu twagakoresha chapitre ya 8 Plan Your Way to Victory y'igitabo mu Serbia Selda Popovic yise Blueprint for Revolution, ariko kuko kitavugwaho rumwe ntihagire ukoraho arotsanya. Mureka ahubwo twigire mu Bugereki bwo hambere. Mbere na mbere ubutegetsi tubufate nk'ikibuye kinini gifite ibiro byinshi kandi akaba nta muntu numwe wabasha kugisunika kabone nubwo abanyabigango amagana bagiteraniraho. Mu kinyejana cya 3 mbere ya Yezu mu Bugereki yadutse umugabo w'umuhanga kurusha abandi bose babayeho mu bumenyi bw'imibare n'ubugenge akitwa Archimede. Abize hambere nimwibuka cyitwaga Principe d'Archimede. Uyu yari handagaje avuga ko buriya we yabicunze neza akazenguruka isi ngo agamije kumenya aho yayikoza urutoki maze akayihirika. Yavuze ko ikintu cyose uko kingana kose n'imbaraga zose cyagira burya ngo hari ahantu wagikora kigahirima. Aho hantu horoshye wagikora kikabandagara yahise furukurumu. Ati buri kintu cyose kigira furukurumu yacyo. Iyo wayivumbuye wakinyeganyeza. Ubu ni uburyo bwo gufata imbaraga nkeya maze ugashaka amayeri yo kugenda uzikuba z'ubwazo zikikuba inshuro nyinshi zikoresheje. Aha rero niho haje kuva Principe ya Archimede yabyaye ibintu byose uzi byikorera ibindi, kuva ku modoka, igare, moto, za tingatinga yewe n'izindi mashini zose zifashishwa mu mirimo ya buri munsi kugira ngo yorohereze abantu ntibakomeze kuvunika no kwihwanyagura. Abahanga kabuhariwe muri politike nka Francis Bacon, Hannah Arendt na Thomas Schelling wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2005 baje kubyigaho barabihuza, bavuga ko gukuraho ubutegetsi mu nzira nziza bisaba kumva neza ibya Archimede kuko ubutegetsi buba bumeze nk'umusozi munini cyane. Kuhirika rero ngo bigusaba gushaka furukurumu bo bakabyita right strategic points maze ugashaka na level. Ubwo nama yiri ya nyayo uterateranya akavamo urusobe rw'inzira maze ugakozaho inzogera ikirenga. Inzogera ikirenga gute rero? Mu mateka ya politike y'iki kibariro cyacu umutaliyani Niccolo Machiavelli n'ibitabo bye The Prince na Discourse on Levy yanditse mu kinyejana cya 16 vuba tuzabibasomera nimukomeza kwitwara neza. Rero uyu mugabo nta kubijuririra yicaye ku mwanya w'icyubahiro nk'umucurabwenge w'amayeri yo gufata ubutegetsi ukabupfumbata ubutarekura mu nzira zose zabiza amahoro cyangwa iz'intambara, ariko byaba na ngombwa ukaba wanahombanya wakwitambika wese ukoresha icyo washyikira cyose mu buryo bwose. Gusa ibyo ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije ko ku rundi ruhande arundi mucurabwenge yasomye neza inyandiko za Machiavelli ndetse yitegereza amayeri yose abanyapolitike bakoresha ngo bagundire ubutegetsi bwabo butazaba amahuri cyangwa akagira n'isazi yakwiya kubuharagata. Ibyo bituma uyu muzira cyasha mu bya politike abumbabumba igitereka bumenyi kirimo amayeri 198 yo gufata ubutegetsi bwigiza karaha kajyahe ukabuhatahata mu kinyabupfura nk'icya Mahavira, umuhinde wabishoboye kurusha abandi akanabihimba ingenga bitekerezo ya politike yitwa ahimsa cyangwa se kurwanya karengane udakoresheje urugomo nk'uko nyuma na mugenzi we Gandhi yabisubiyemo akirukana babahungu bo kwa Karoli na nyina nyakwigendera Elizabeth abongereza. Uko rero niko nyine mu 1973 umwarimu wa science politique muri kaminuza ya Massachusetts nyakwigendera Professor Gene Sharp yasohoye igitabo nuko agiye umutwe ugira uti The Politics of Non-Violent Action.
muri volume yacyo ya kabiri chapitre ya 5 The Methods of Nonviolent Action niho yanditse kuva ku ya mbere kugeza ku 198 intambwe ku yindi nzira yayobora urubyiruko n'undi wese kugeza imugejeje ku kubandagaza ubutegetsi kandi mu mayera zira n'ikijojoba na kimwe cy'amaraso gukoresha igihorihori gityaye gusa. Professor Gine wanahawe igihembo Peace Abbey Courage of Conscience Award mu 2008 yabanje kuturya akanyunguti ka politike ko kudukangura atubwira ko burya nta mutegetsi w'igitugu ugira imbaraga zihariye nk'uko abenshi babikeka, ahubwo abitwa abanyagitugu ngo babaza amayeri gusa yo gucenga rubanda maze bagakusanyiriza hamwe imbaraga zabo zose bakazikoresha nk'imbaraga zibakandamiza. Mu yandi magambo nta munyagitugu ukandamiza rubanda, ahubwo rubanda barikandamiza babinyujije mu gufata umugabo umwe bakamwubarara imbere nk'aho yenda hari ubumana yifitemo. Ahubwo dukoze hasi nibuka ibuye. Hari umufaransa wo hambere wanditse neza ibyo bintu tumaze kuvuga. Yaragize ati celui qui te domine n'a que deux yeux, deux mains et un seul corps. Il ne possède rien de plus que le pouvoir que tu lui as accordé. Ubwo aho yagiraga ati ugukandamiza afite amaso abiri yonyine, amaboko abiri n'umubiri umwe, ntacyo afite kidasanzwe gisumbye imbaraga wamuhaye. Ayo ni amagambo amaze ibinyejana byinshi akegeta abatwaza gisuti kuko imyaka iri gukabakaba 500 kabuhariwe Etienne de la Botier yanditse amagambo mu gatabo gato cyane yise Discours de la servitude volontaire. Ubwo bigahita bihura amahwi n'ibyo Dr Gini yatubwiraga nk'iriburiro ry'amayeri 198 ye yemeza ko yose agomba kwigwa neza nta na rimwe risimbutswe, agafatwa nka dawe uri mu ijuru, ifunguro ridutungura iduhe none tugandagurane n'abategetsi ba Afurika maze bitubere furukurumu na level nk'uko mutagatifu Archimede yabihanuye. Karakanyuzemo. Ariko ubundi buturashya twaruriki. Ibi bintu mwaretse tukabireka. Tubireke gusa mumenye ko furukurumu y'ubutegetsi bwinshi bwo muri Afurika wajya kuyishakira i Washington, i London, i Paris n'ahandi hose, muri aba bose rwose nyiri nkota n'uyifashe ku rwubati. Maze abanyafrika tugasigara dukomera amashyi y'uburyarya batari abatware, ariko nabo umunsi ukagera bakicuza neza nk'uko abanyakoreya bo hambere babigiriye umwami wabo Gieng Mon. Reka inkuru y'abanyakoreya no gukoma amashyi y'uburyarya tubisorezeho. Ababashije kwiga no kugirira amatsiko amateka yo hambere muri Aziya uko byagenda kose bahura n'inyandiko Folk Tales from Korea z'umunyakoreya Zong In Sob. Iyi nkuru yo hambere y'umwami Gieng Mon yantwaye uruhu n'uruhande. Uyu mwami wo mu kinyejana cya 9 mu bwami bwa Silla ho muri Korea y'ubu ngo yakundaga ibisingizo kurusha abazima n'abapfuye. Iyo babonaga atambutse bahitaga bavugira hejuru bati kagira Imana Nyagasani umwami dukunda wowe mucunguzi w'ubuzima bwacu. Ubwo rero nawe kabyinira ku rukoma yibwira ko abaturage be bamukunda urudasumbwa. Gusa umunsi umwe uyu mwami aza kugendererwa n'umunyabwenge bwihariye maze amuha uruhereko rwo gutuma amatwi ye azajya yumva n'ikivugiwe mu mutima cyangwa n'abari kongorerana atabegereye amatwi yagakurura ibyo bari kuvugana. Nuko bibuko bukeye yongera kurambagira ubwami bwe anyuze ku bantu bakoma yombi baririmba ibisingizo bamuvuga ibigwi. Nyamara yumvirije mu mitima yabo nabongorerana yumva bagira bati uyu ni wa mwami w'umutinda arakanyagwa agiye kutumarira kurwara nk'inda ajojoba ubugome n'urugomo. Ibyo rero byatumye uyu mwami yisubiraho, singe wahera amafufu n'amafaranga bibafubike banyafurika mwe. Bye. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho bitumije bikugera
zigeraho hagati y'iminsi 2 n'3 ku binyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasu yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.